aha igitondo cyiza kuba duteze amatwi uyu munsi harya Mr Demira waramutse waramutse neza umeze neza meze neza professor aha ufite forme ufite amavamuhira menshi meze neza igitondo kimeze neza ndakomeye urakomeye meze neza meze neza harya uyu munsi itariki 31 cyangwa itariki ya mbere uyu munsi ni itariki 31 z'ukwezi kwa 10 ubwo bivuze ko utari umunyamushahara ntago bizi ntago nabimenye ibyo ngibyo ariko uza kuba ukora umushahara wakabaye bizi ariko bambizi polisi rafiki yangu aha igitondo cyiza katukongereye dushimira abaduteze amatwi yego abo dutangiranye kuri iyi saha reka tubwire abantu ngo turabakunda kandi nabo twishimira ko badukunda kuko bakunda ibyo dukora ariko muri komenti bajya bakubwira ngo iki muri komenti bajya bambwira ati turabakurikiye 100% ati kandi mutugezeho ibitekerezo byiza yego amakuru yizewe kandi atwubaka yego ati kandi muduha amakuru agezweho yego ngira ngo kugira ngo tugende neza tujye tubwira n'abadukurikiye yuko nta handi hantu wakora ibyiza usibye kuri Giant Voice TV yego buriya buri munsi mu kintu cyitwa itangazamakuru kiba gisaba ko wivuga igitondo nk'iki ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 turimo turagana ku musozo iminsi 336 irimo iragenda ikendera ku buryo bufatika rwose ubushaka gusanga asigaye nk'iminsi ngahe Mr Demira ubu hasigaye iminsi igera muri 55 kugira ngo noheri igere ariko ukongeraho indi minsi ubwo ni iminsi hafi igera muri 61 kweri yego aha ngayo nguko rero reka tuze kugira ngo abadukurikiye nabo baze kuba bafite ayo makuru cyangwa iyo forme bashaka kuba benshi baba batabizi yego kugira ngo dushobore kuba neza nuko dushobora kugendana n'abadukurikiye muri uyu mujyo yego aha ngayo nguko igitondo cyiza Mr Demira amahoro tugiye guca mu nkuru zitandukanye ariko aho tugiye gutangira nonaha kuri iyi tariki ntabwo tuza kuba turi kwenyine nk'uko bisanzwe tuba turi kumwe na Kigali Ikeye, tuba turi kumwe na moto ya Ambasade, tuba turi kumwe n'amakampani adufasha mu buryo bwa buri munsi ariyo Giant Transport Company, Giant Sacco Finance, Giant Record Studio, Giant Photo Studio, aho ushobora gufotora neza yego ifoto bagukubise ifoto bagukubise icyo uhita ukora urumva ifoto bagukubise bihita biba fresh cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo bagufotoye neza ntaho uba witaniye. Tujya tubwira abantu ngo kugufotora ibirori byawe uti wakoze ibirori mbonye hari mushuti wanjye washoje kwiga muheze congratulation aho bamubwira ngo ko atariye Minervale. Ibyo urabizi ndacyayisenga hari n'undi ariko umenye basoje ari benshi nyango muri kino gihe ni benshi bashoje. Reka tubwire rero baduteze amatwi ko tuzaza kuba turi kumwe na Giant Transport Company, tuzaza kuba turi kumwe na Giant Sacco Finance, tuzaza kuba turi kumwe na Giant Record Studio. Waba ushaka kuzamura impano yego, waba uzi kuririmba gakeya, waba uzi imivugo nzi kwandika, nta handi hantu wasanga ibyo byiza usibye muri Giant Transport Company, aho turi buze kuba tutari twenyine. Tuza kuba turi kumwe n'abakunzi bacu, abafatanyabikorwa bacu, abatuma tuba abo turi bo. Yego, babwire ngo iki? Abatuma tuba abo turi bo. Babwire ngo bakore subscribe, ikindi bakore like ndetse na comment, kugira ngo dukomeze tubone ibitekerezo bigiye bitandukanye, yego, ndetse no kutugira inama y'uburyo twakomeza gutera imbere. Yego,
tugiye kubana mu kiganiro kigiye kiva saa 2 n'isaha imwe nk'ibisanzwe tukareka bagenzi bacu nabo bakajya muri studio bagakora ibyo bagomba gukora. yego Rero muri aho ngaho icyo nakubwira Mr. Demira nuko uyu munsi wa none turi kumwe na Kigali ikeye. iyo bavuze Kigali ikeye bavuga umuturage ku isonga, bavuga umuturage ukeye usa neza, umuturage aho buri munyarwanda wese aba asa neza ku rwego rwiza, yirinda kurarana n'amatungo, yirinda kurwaza bwake, yirinda kujya mu bwiherero butameze neza. ubwo bwiherero butameze neza ni ubwiherero budafite isuku, budasukuye rwose. kandi ndumva nta muturage ukwiye kuba muri Kigali udasukura iyi tuwarete. Bivuze ko buriya niho hava indwara nka za kwashiorkor, muri yayo dafite ubwiherero busa neza. Yego, niho hava indwara nka za kwashiorkor, niho hava indwara nka za indwara z'ubuheri, niho hava indwara hari havamo indwara nyinshi nka za macinya. Rero niyo mpamvu ubona nta bantu bagita umwanda ku musozi. Oya, ntawe rwose. Rero niba barabakanguriye kuwushyira aho bagomba kuwushyira, bagomba kuba naho hafite isuku. Yego, kurwanya urwingira mu bana. kurwanya igwingira ni uguteka indyo yuzuye. Yego, burya indyo yuzuye igirwa n'amabara 3. Yego, ayo mabara 3 abagizwe umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Igihe uzateka ibiryo ugasanga ayo mabara ntarimo, rwose uzamenye ko watetse n'igituzuye. Ni handi uzasanga umwana yatangiye kugwingira. Ikindi nabonye umubyeyi ashishikarizwa mbese cyangwa umubyeyi we aba yumva yagura umwana irindazi. Yego, ariko kugira ngo ugure irindazi, umugure irindazi ujye umugurira iki? cyangwa amata. Good. Icyo gihe rwose umuhaye intungamubiri zuzuye. Yego, aho kugira ngo ucyurire umwana utashye ngo umucyurire kakaji ko mu nganda, wamucyurira igi cyangwa amata. Icyo gihe rwose umwana umuhaye indyo yuzuye. Ariko niko bimeze cyane. Reka tubwire abaduteze amatwi cyangwa tubwire abadukurikiye ko muri iki gitondo tuzagura ku makuru atandukanye. Yego, hatima tubabwira ko ese Mr. Demira iyo bagufuze moto ya Ambasade wumva iki? Moto ya Ambasade ni moto nziza, ni moto idateza cyangwa idahumanya ikirere. Yego, ni moto yihuta, ni moto ifite ibintu byinshi bitandukanye. Yego, buvuze ngo nta yindi moto ukwiriye kugendaho usibye Ambasade. Reka tubwire ko iyi product tuyifite muri Giant Transport Company. waba uri umuntu ejo bundi abantu bagenda batugana bagura moto iwacu, ni product twagura moto iwacu. Aho dukunda kubwira abantu ngo uramutse ukora mu nzego z'umutekano, ukora mu biro, ushaka akantu wajya usoromaho amafaranga buri munsi, ni moto. ni kuki utigurira kano kamoto kakazana hano muri Giant Transport tukagufasha kukamanaginga? Njyewe mu minsi iri imbere ndakazana kubera ko nabonye rwose ibintu byacu biba biri ku murongo. Yego, kugira nanjye njye nkomeza soroma agafaranga ushyire mu mufuka. Ahangaha rero iyo bavuze soroma agafaranga ushyira mu mufuka nta shiti, ukarwanya ubukene cyane cyane kubera ko turi no kugira mu mpera z'umwaka. Yego, hari abaturage benshi buriya bazaba bashaka gusoroma, ndetse icyo nabashishikariza no kuza hakiri kare kugira ngo umwaka urangire byibuze hari akantu yibitseho kugira ngo umwaka uzarangire, kugira ngo azashobore kwizihiza ubunani na Noheli. Aha ngayo nguko turi kumwe na Mr. Demira, umusore w'ibirahure cyangwa umusore w'ikirahure. Nawe wafata indorerwamo akirebera muri wowe cyane, kubera uburyo rwose nimereye n'umutima mwiza nigirira. Ariko buriya Professor Giant, buriya umuntu aba indorerwamo bitewe n'ibyo akora, Good. Congratulations kabisa. Nanjye ndahari nicaye ahangaha nateye agasituru, nawe tera agasituru maze tugukubita icyo bita idonido. Agasituru ni iki? Agasituru ni agatebe bita agasonga bugari. Ahangaha ahandi ubundi agasituru ni bwa butebe bwa kera bw'iwacu Karangazi. Buriya bicaraho baba bari gucumba ubugari. Buriya ni ubwita ubusonga bugari. Wari kunsobanurira akantu iwacu ntabwo tuvuga gucumba, bavuga kwarika. Nibyo. Urumva ko dutandukanye? Turatandukanye. Kandi njyewe nkanjye hangaye i Kigali tuvuga gucumba ubugari.
urumva nkawe ntabwo nakwishinga umwana wahangaye i Kigali gusa urumva nakwishinga ariko buriya nanjye mba nkamenya nk'ako ngako nk'ako agatahanye ndagatahanye niko abarimu dukora no mu kanya muri cya kiganiro cya nimugoroba bwije nkoze icyo abakunzi bacu bagiye bavuye ku kazi bajye baza twitaramire turuhuke mu mutwe ega ntacyo bitwaye tunababita icyo bita ubumenyi ariko no mu kanya twakora dufite ibindi biganiro biryoshye nibo nibagura interinete bafata amasmartphone yabo ahasigaye bakore share like subscribe ndetse na comment uzi ijambo kuvuga ngo subscribe wewe ikibazo se no munsi wa iryo jambo ushaka kwivuga inshuro 30 ngewe navuga inshuro 1000 sha wa musore we agutinye navuga abasore b'ibirahure niko mumera ntago twabitindaho urakoze cyane reka twanzikire hehe rero nshuti yanjye twanzikire aho twabwiye abantu yuko baramutse bashaka imodoka zibatwara safe driver bashatse imodoka zibajyana hirya no hino dufite amataxi Vigo tukagira amabisi manini yandi imodoka twandutara ko murayizi nizikera wigeze uyigendamo nayigiyemo ujya hehe najyaga mu mujyi ntuzi se ko zabagaho hari n'ahantu bita Corona Telecom ntago wazi aho ni hehe Nyamirambo igitondo kiza ku bisilamu uyu munsi baraza ku harya uyu munsi bajya gusenga intuzo isengesho yitwa ngo iki uyu munsi bajya gusenga ariko harya aya ntago uyu munsi ni Juma biba bigoranye biragoranye kure cyane biragoranye ni Juma reka twifuriza aba basiramu bose yego kuri uyu munsi umunsi wabo w'Ijuma aho bagiye kwiragiza Imana icyumweru kiri imbere ndetse banashima icyumweru gishize buriya abasiramu ndabakunda cyane urabakunda cyane rwose kubera ko nanjye nize mu basiramu cyane nawe wize mu basiramu twajyaga gusenga bakavuga saa 12 twajyaga gusenga babanzaga bagatera icyo bita zana bagatora zana yego so rero ngayo nguko Mr. Demira wigeze wiga mu basiramu witwaga ngo iki wowe oya nitwaga izina ryanjye kubera ko rwose byabaga ari ibintu bisanzwe nuko wiga mu kigo cy'abasiramu ntabwo bivuze ko witwa Haji cyangwa ngo witwa Ali cyangwa ngo witwa nde yewe nigayo mu hagana muri cya 100 angahe ngiye nitwaga Wadaku ibyo nari kwabyitwaga ariko dakurije waradakuraga burya isa wa muceri wa mu gitondo wa saa 9 we wa saa 9 n'igice nyine saa 9 n'igice uriya muceri kiriya gihe sinjya nkibagirwa hari igihe twabaga turyamye noneho umuntu utari umusiramu ukajya kumva abandi barabyutse mwaba muryamanye ukumva igitanda ngo cakacikacika ubwo asugiye guteramuze ngo ngiye gudakura ngiye gufata idaku bajya gufata idaku rero jewe nabaye umwisilamu nabaga umwisilamu mu gihe cy'iminsi 40 igifungo nimisi cyangwa iminsi 30 ni iminsi 30 iminsi 30 aha nazateriwe kuri buri urumva ko warutubeshye uzi ko ntewe kuri commune yewe we iminsi 30 iminsi 30 yego iriya minsi 30 rero nakoraga ibishoboka byose nanjye warafungaga se yewe se urumva nabishobora ase bunde gufunga nibiki bafunga iki inzugi bafunga inzugi z'imodoka bafunga inda oya njye ntago byacobokera kuyifunga ntago byakunda oya ntago byavamo ntago byakunda gwanja vuga nka ndimbati bivuga ngo byarananiye ni ukuvuga rero waryaga saa 6 n'ubundi ukongera wakoraga iby'umunsi nyine hanyuma noneho ukongera ukarya kurya n'iby'abandi byo kurya reka kwisukira no twaturekeyeho abisilamu mu kanya baza ko barimo batora ijuma urumva habaza ko barimo batora ijuma mu kanya bisamaza ko saa 5 nibwo itangira aho saa 6 baraba bagiye gusenga rwose bajye kwiragiza Imana ngayo nguko rero abisilamu wabura umwisilamu akatukubwire ngo ijuma nziza yego umunsi mwiza dusuhuza abisilamu bashuti bacu bose aho bari hose ndasuhuza Ali Ali bamwita Ali Dube
ari dume ari dume kabisa Eh, inshuti yanjye cyangwa ni rafiki yangu. yego nanjye Ndetse mfite n'abandi benshi bose. tuziranye aha harimo benshi tuziranye nanjye ndamutse mbasuhuje hari ikibazo ra oya wabasuhuza nta kibazo Mba uyu munsi cyangwa rega eh aba ari umunsi mwiza wabo. aba ari umunsi mwiza wabo Eh, reka tuze kubabwira ngo baze kudutekera natwe baza kutwejeje ku muceri wana ku munsi w'iki uyu munsi sajya ntibarya umuceri nabwo oya uyu munsi bashobora kurya ibisanzwe. hey umunsi biba ari ibisanzwe Uyu ahubwo munsi hari wari umunsi ibisanzwe. hari umunsi speciale yego ni wa munsi buriya ariko uzarikane muri giant twese natwe igihe cyo ntirayidi babyita ngo iki bayita irayidi n'ubundi tuzakora Kugira ibishoboka ariko man umukobwa turi kumwe na sinyamuna ntiwakwita dore nguwo wamubonye nguwo uzi ko buriya uzi ko nari nibagiye ko umuvandimwe twicaranye ahangaha bamwita Kasimu bamwita Ibura Kasimu ntabwo bamenya n'ibindi bakongeraho ariko wa mugani uramuti ariko ndagira ngo aze kutubwira ubuhanga bw'ibyuma buriya ngo habaho nta marayidi abiri ni iki kubera ko hari igihe kibaho bakabanza bakarya irayidi nyuma yaho yego ngo uba ugomba kubaga yego itungo ryose wabaze rigomba gushira ntabwo rigomba kurara niyo gahunda ndabakurikirana cyane reka ariko wowe banza ntabyo wari uzi oya amakuru cyewe ntayo mfite amakuru ndayafite mperuka nigayo ndi wa daku ko umuciro mu gitondo arajyaga njya ariko ubu ngubu wapika icyo gihe rwose ugomba kubaga itungo kandi ugatumira abantu b'inshuti zawe bakarya ibyo bintu bigashira ntabwo bigomba kurara. aha Mr Demira ngayo nguko rero twari turimo tugeze muri cya gihe cyo kwifuriza abasilamu inshuti zacu ijuma nziza bakomeze bagubwe neza bagira ishya n'ihirwe mu byo barimo bakora. Mr Demira twanzikire hehe dufite ariko amakuru menshi aho tugiye kubwira abakunzi bacu tugiye kugaruka ku bantu bashoboye gutaha FDLR baje bava ariko ngira ngo nabari barafashe ubugwate na FDLR cyangwa nabari bavuye mu ntuza uraza kubitubwiraho turaza kunyarukira ku nama yabereye mu Bufaransa hitabaye n'abaperezida benshi aho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yadereze uwo bita Jean Patrick Nduhungirehe ari wari uri mu nama ariko Gisekedi arivovota ati ntago byumvikana ariko ibyo ni ibisanzwe ubukana bw'isupu ntibwotse imbehe ibyo ni umugani twasanze ariko tuze no kuza nubwo tuzaza no kugarukaho mu kanya muri cya kiganiro cyacu dukora saa 4 yego aho tuza kugaruka ku nsanganyamatsiko ivuga ngo tuzagaruka ku gihugu cya Tanzania hari ibibazo byinshi harimo naho nabonye ko umugabo witwa Kikwete yafashe umwanzuro nk'umugabo araguruka ngo we yibereye kwa Gisekedi kandi Gisekedi atariyo. Nanjye hari amakuru nabonye avuga yuko abaturage batari kwishimira perezida Samia Suluhu kuko bavuga ngo nave hajyane n'ibyo byose yagomba kuba umuperezida mwiza ariko ngo ikintu yakoze ngo nuko asa nkaho uyu nguyu Jakaya Mwisho Kikwete waba ari we urimo ukomeza kumuyoboreramo na politiki ye aho tuza kubigarukaho ko mu kanya nta shiti aho tuza kubabwira urupfu rw'uwahoze ari perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli waje gupfa aho bivugwa ku mihanda cyangwa byemezwa ko ashobora kuba yarishwe n'uyu mugabo mu kanya mu kiganiro cyacu ntaze gucikwa baze kugikurikirana. Twanzikire hehe Mr Demira? Turanzikira cyangwa turatangira aho u Rwanda rumaze kwakira abarenga ibihumbi 12 bahoze muri FDLR. Yego. Ni komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare ba RDRC babaga muri abapana DRC ngo iki RDRC yatangaje ko kuva muri 2001 imaze gusubiza mu buzima busanzwe abantu ibihumbi 12,602 yego bahoze mu mitwe y'inyeshyamba yego ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ni totali yose kandi aya makuru yatanzwe na perezida wa DRC Nyirahabineza Valerie ntabwo ari wa DRC Rwanda Demobilisation muri 2025 yego ubwo iyo komisiyo yasubizaga mu buzima busanzwe icyo cyiciro cyabaga kigizwe n'abantu 75 ubwo ni 143 bahoze mu mitwe y'inyeshyamba. Yagize ati nishimiye kubamenyesha ko kuva muri 2001 abahoze mu mitwe yitwaje intwaro ibihumbi 12,602 yego basubijwe mu buzima busanzwe
yego iyi gahunda yahaye ibihumbi byahoze ari abarwanyi n'imiryango yabo yego ubasha gufatika babasha gufatika yego bari mu burere mboneragihugu kwigishwa imyuga n'uburyo bwo gukomeza gutera imbere babinyuze mu turimo tw'amaboko. yego urumva ko hariya muri byo yose moto bahigira ibintu byinshi, bahigira imirimo itandukanye ibazabafasha mu buzima busanzwe nibagera hanze. yagize ati turahamagarira abanyarwanda bose bagiye muri FDLR n'imitwe yishamikiyeho yego kurambika intwaro yego bagataha. yego RDRC twiteguye kubakira, ariko hariya icyo dushaka kugira ngo tutaza gusaba ku buhanga bw'ibyuma, ngira ngo hariya ahantu ngo u Rwanda ariko nibyo u Rwanda rumaze kwakira, ubwo no kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 bamaze kwakira ibihumbi 12,602. Okay, ntago babakiriye ubu ngubu ahubwo bamaze abahoze mu mutwe wa FDLR ni totali yabo yose. ubwo kugira ngo ubuhanga bw'ibyuma batavuga ngo abadukurikiye baza kushobora kubyumva neza nuko baza kureba uko bongeramo kugira ngo bashobore gusobanukirwa iri jambo icyo rivuze. ariko hagati aho ngaho nyuma y'abo ngabo bashoje ingando zabo cyangwa bashoje ejo bundi barekuye, ariko hari n'abandi banyarwanda batashye. yego aho tutabura ngewe ku giti cyanjye ndashimira mama 23 aho ifatiye Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. abanyarwanda bamaze gutaha ari benshi kuko bari kubona yuko rega ibintu babagamo bidafite epfo na ruguru kandi byashoboraga no kuboreka no mu ntambara zidashira. ikindi cya kabiri ugasanga dore ngabo ku buhanga bw'inyuma badushyiriyeho abariya nibo rwose bari gutaha bava muri FDLR, bava muri DRC, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ngewe ndashimira umutwe wa FC mama 23 yego urangajwe imbere na Nanga, Colonel Nanga. nabo bafatanya rwose, urabona ko abanyarwanda bari barafashwe bunyagwa ari benshi, ni benshi cyane kandi urabona ko ari abanyarwanda rwose, n'abanyarwanda buri harimo Hakizimana, Bantezi yaremye, urabona uzi kuri abo bitwaga basanga babitwaga aya mazina y'abakongomani n'aya haryo uzi wowe. ngiye kubera ko ntabayeyo nkawe rero professor niwo bubizi kubera ko ukunda gutemberaho cyane aho usanga abagabo urumva yego bamwita ngo ni kanunu cyangwa ni kanuni ugasanga we hari ibya kanunu ugasanga undi bamwita bana urumva. icyo nshaka kukubwira rero ni kimwe, nuko imodoka za Ritiko zashoboye gucyura imiryango myinshi. yego zashoboye gucyura imiryango myinshi ziyivana muri bava muri DRC baza hano mu Rwababyaye. aho bari barafashe bunyagwa bajyaga bababwira ati murataha mujya hehe ko ibintu bimeze nabi murataha kandi bababeshya rwose. dore rwose barimo barababeshya bababwira ati murataha mujya hehe ko ibintu bimeze nabi muraca hehe. rwose rero aho ubona ko mama 23 rwose imaze gucyura abanyarwanda bababwira ngo nimugaruke iwanyu. hari umugabo cyajyaga kuvuga ngo garuka dufatanye kurwubaka, iwacu ni amahoro, wagutsinze ntaho yagiye, ahora gusaba gutaha kwituze, ariko komeza nuza nabi muzabona na leta yawe. aho rero tutatinya kuvuga yuko rwose ahangaha mu by'ukuri mu bantu baduteze amatwi cyangwa badukurikiye nuko twababwira ko ahangaha ibintu bimara rwose bamaze gutaha ari ibihumbi byinshi. Ni byinshi cyane mu by'ukuri ni igikorwa cyiza cyangwa umwanzuro mwiza bari gufata kuva mu ishyamba, kuva aho batabona amahoro bakaza mu gihugu cy'ababyaye. ariko uzi kubaho wamara kubaho wabyara umwana wawe yamara kuba umusore aho yakaje kubaka urwamubyaye yarangiza uwo mwanya nawe agahita ajya kuba FDLR.
ni ikibazo gikomeye, akaba mu buzima bubi nka buriya. ni ikibazo kiba gikomeye. ahubwo si ugira ngo buriya aba afite ubumuntu. wowe iyo ubibonye ibintu bivugaho iki Mr. Demira? njyewe mbibonye bintera ubwoba, kubera ko ni nko gukurira mu bindi bintu mu by'ukuri bikomeye cyane. ni nko kubona umwana akavukira mu ishyamba. Yego. ibaze kuvukira mu ishyamba utavukiye no mu nzu byibuze. Yego. mu by'ukuri imyiyumvire cyangwa ibyiyumviro yego by'aho hantu buri biba bitandukanye. noneho wabona abandi bantu yenda ahantu hari amahoro, kavuga ati kandi mpamya ko iyi miryango abana babo amahirwe yo kwiga ari makeya. wakwiguteze wajya ku ishuri mu kanya bari butere ibisasu, ntabwo byakunda. utikuri kw'Imana ntabwo byakunda rwose, ntabwo byakunda. nanjye numvise hari amasasu ntabwo najya kwiga. oya, ahantu hatatekanye atari amahoro. u Rwanda rwacu rwose rurakabaho, hakabaho nyakubahwa perezida wacu wa repubulika, perezida wa repubulika Paul Kagame, uharanira kutuzanira ibyiza umunsi ku munsi. rero abanyarwanda tubifurize, tubabwire ngo you are welcome muri mpuzamahanga, baze dufatanye kubaka igihugu, batahe mu rwahabyaye, amaboko yabo aze gukorera igihugu, kugira ngo dushobore gutera imbere no kwiteza imbere kuri byose, kuko turabakeneye, barakenewe. ibyiza byabo ni byinshi, tubategerejeho, turabategereje. nawe urabategereje? nanjye ndabategereje. ubona baze twiyubakira igihugu cyacu, urw'imisozi igihumbi. nguko mwababonaga mu kanya ko binjiye ku butaka bw'u Rwanda, bahageze. ku isaha yacu ya kabiri twagarutse kuri uyu mugabo witwa Gisekedi. ku isaha ya kabiri twaza kwigarukaho uko iwabo Gisekedi uko bimeze. Gisekedi aho yitabiriye inama, yari ari mu Bufaransa, ariko harimo n'abaperezida benshi bitabiriye inama, harimo bita Fore Nyansimbuza aho ayobora. ibi ntibikira Fore Nyansimbe, ntabwo umuzi? ntabwo muzi. ibi ntibikira, hambwire uyu mugabo n'uwahera, hambwire numve. umuntu witwa Fore Nyansimbe ntabwo ujya umwumva? uyu ni perezida wa repubulika y'igihugu cya Togo. wabyumvishe? nabyumvise, ndabimenye. akaba ari we ufite inkoni yo kuragizwa. akaba ari we ufite inkoni yo kuragizwa, kugarura amahoro hagati y'u Rwanda na ntuza, kugarura amahoro hagati y'u Rwanda na DRC n'umutwe wa M23. aha rero ejo bose n'abandi bose bari bateraniye mu nama i Paris mu Bufaransa. yego. iyi nama yateguwe n'Ubufaransa na Togo, ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi na Uganda, ariko muri rusange yatumiwemo n'abahagarariye ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga. byatangajwe yuko umujyanama wa perezida Donald Trump, perezida Donald Trump, mufatanya na Afurika, bamwita Masad Butos, Bruce. yego. intumwa ya rega, aba bantu baba bafite amazina akomeye. ariko si ubundi kutari n'umunyamerika, bisoma uko nguko, ubisokoza uko byogoshe. ni umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri DRC, uwo bita Bintou Keita. yego. n'abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'uburayi, harimo Togo, Qatar, Angola, nabo barayitabiriye. Bintou Keita uzi icyo akora? akora iki? aho ngavuga ko akora iki? niwe munyamabanga wa Loni mu kugarura hakurya hariya amahoro, muri hakurya hariya. apana umunyamabanga wa Loni. oya, washinzwe ahantu hamwe, ngira ngo bisome neza, ariko nzi ko amahirwe menshi yaba ari ayo ngayo. dukomeje, mbere y'uko iyi nama itangira, perezida Emmanuel Macron cyangwa umwite Manodi, bagukubite zikwice.
hari ikosa ntakora. Ateganya kugirana ikiganiro cyo mu muhezo yego na Tshisekedi, yego ubwo cyari saa 9. yego yateganyije kuganira kandi yego na perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo. yego perezida w'inama perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo. perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo. Yego yego perezida w'inama y'abaminisitiri yego ya Togo. yego iyo ntuzara iyo nkuru urimo urasoma ku kigo ku gihe. Aha wifashisha igihe rwose, wifashisha igihe. inama ifite igice cyo gukusanya inkunga yo gufasha abagizweho ingaruka. ngo perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko ibihugu mpuzamahanga yatangaje ko ibibuga mpuzamahanga by'indege icyagoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizafungurwa vuba kugira ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Ariko tubwizanye ukuri, ubu ni impuhwe baba bafitiye wangu? wasanga ari impuhwe, awamenya. Njyema mbona atari impuhwe. Ni iki? Aya ni inyungu zabo. aba bavandimwe nta hantu hashobora kurambika akaboko na gatoya hatarimo inyungu zabo. Yatangaje ko iyi nkuru yayitangaje mu nama mpuzamahanga y'amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari iri kubera i Paris mu Bufaransa uyu ku nshuro kuri ubwo ni ejo hashize ku itariki 30. Iyi nama yitabiriwe n'abagaragaye u Rwanda, u Burundi, Uganda, DRC, Leta Yunze Ubumwe za Amerika, Katari, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'Umuryango w'Abibumbye, indi miryango mpuzamahanga. Inama yari ikomeye. Kuki bataguhamagaye? Njyewe se njyewe nshinzwe iki? Ntabwo njyewe bampamagara, ahubwo se ubu bamenya se kubera iki? birakomeye hariya, ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye utena ukuri kw'Imana. ngo iki kibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma muri rusange bigenzurwa n'ihuriro AFCM 23 23 kuva mu mpera za Mutarama 2025. Leta ya DRC yabujije sosiyete z'indege kugira ngo kugeraho cyangwa kugikoreraho, gukomeza ndetse no kugenzura nabo umwanzi w'igihugu. Ndetse urumva indege zazaga aho ngaho barazibujije. DRC ivuga yuko izo sosiyete ngo kubera ko kigenzurwa n'umwami n'umwanzuro cyangwa n'umwanzi, ngo kiriya kibuga kigenzurwa n'umwanzi wa DRC. nabo n'abakongomani, ariko umwanzi w'igihugu. nabo n'abakongomani badushakira ku buhanga bw'ibyuma amafoto y'ibibuga bya DRC biri mu bibuga bya Kavumu aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babiduterekera tuyo twibutsa n'abadukurikiye niba badubonera amafoto bakayaduhereza. Ahangaha ariko ndabona iyi nama yitabiriwe n'ibikomerezwa cyane kabisa. Cyane rwose. Ariko umuntu witwa Tshisekedi ntabwo abyumva. Iyi nama yitabiriwe n'abahagarariye ibihugu byabo, twabivuze ibyo ngibyo, aho Ubufaransa na Togo byateguye iyi nama byagize icyo ibitekerezo nyuma y'aho bigaragaye ko kugeza ku itariki ya 15 Ukwakira muri 2025 hamaze gutakaza miliyari 2 z'amadolari. Urumva ayo mafaranga ni menshi cyane. Menshi cyane kabisa. Ubwo ako gafite wakaguha agapanga mu mifuka wakikorera. Oya, no gushaka bamfasha nawe wazo kantwaza.
yagiye umutwe wanjye ntabwo uzi kwikorera washyira ku rutugu gagafito we abahungu ahangaha mbega gafito we aya ni amafaranga menshi cyane n'amafaranga menshi cyane ariko Mr. Demira kubera iki uyu mugabo Gisekedi ibintu atabyumva ahora ashinze u Rwanda ko rwaba ari rwo ruri inyuma ya M23 wowe ibi bintu iyo bigaruka kenshi ubyumva tubivugaho iki? Mu by'ukuri njye cyo nabivugaho Gisekedi u Rwanda rumwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye ko ari uteza ikibazo ariko ntashaka kubikemura ahubwo hari ibyo akora byamugaruka akaza abishyira ku Rwanda ngo u Rwanda rwose ngo rufatanya na M23 ngo gutera igihugu cye n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri yanze amasezerano ariko kandi mu by'ukuri afashe amasezerano nk'uko babimusabye ngibyo icyaha kivuga n'ikindege ni icyahesha mwana kirake ngo ni icyane kinini ni cya kinsasa ariko ngire ngo kiriya dushakira ibibuga bya Goma na Bukavu dushaka ibibuga bya Goma na Bukavu ariko se ariko hari ntabwo Kinsasa yaba yubatse kuriya nayo ndimo nkubaza kubera iki ibi bintu iyo urebye we mu mboni zawe nk'umusesenguzi abo bita indeba kure wowe ubibona ute Mr. Demira? nari maze kubigusobanurira kubera ko Kongo rwose ni igihugu tuba dushaka yuko twagirana umubano ariko bitewe n'umuntu ukiyobora cyangwa nitewe n'uburyo kiyobowe aho Perezida Tshisekedi ahora ashinja u Rwanda gutera Kongo yego kandi mu by'ukuri atari byo yakakwiye kwicara akagira amasezerano akemeza ko bitazongera ahubwo akayobora mu by'ukuri akayobora igihugu neza kigatekana njye niko ngiyo airport Goma uribuka ibimodoka byari byaparitse by'intambara n'ibintu byari bihari hari Goma nigeze kuhajya ndahatambuka ariko mu by'ukuri kiriya kibuga hariya ngo hari icyo bita petite barriere na grande barriere waciye kuri barriere wowe? Naciye kuri petite barriere niho naciye njyayo hari ryari muhe mwaka Mr. Demira? nejo bundi 2023 reka da wasimbukiye naratambutse ntago wari kugeramo gutyo naraciye gutya ngenda yego wari ugiye nka Zawarikare cyangwa wari ugiye Masisi? oya nari ngiye gutembera kubera ko numvaga mfite amatsiko yo kugera ahantu bita Kongo uburyo bahavugaga wari Goma rwose hari intambara igihe ntera yaratangira yari yatangiye se shaka ko yari ariko itari ikaze cyane ntabwo yari ikaze cyane birashoboka niba nibuka neza ariko wagarukiye hehe? ntago nagiye urumva ibice byahariya hose ntago mbizi kubera ko nari ndi kumwe n'umuntu buriya hariya utari umuntu waho ubimenyereye hariya hari bahita bakomeza wa mugani w'abarundi kuko ndabyibuka mvamo ntashye ndi gusohoka mva kuri bariyeri yabo ninjira ku y'u Rwanda baragusaka no mu kanwa bakahasaka kugira ngo barebe ko hano hari akantu waba we ujyanye kibuye baragusaka no mu masogisi ahubwo ntabwo baguketse ko wabura umusuma oya bitewe n'uburyo umuntu agaragara naragiye rwose nkazajya nsenga avuga ati Mana nyambutsa iki kiraro iki gikombo cy'indenzi ariko umuntu wansatse rwose ubonye ukuntu areshya metero imwe yego ariko yarancakaje nkajya mureba nkavuga ati nk'uyu kweri naravuze ati nk'uyu nguyu rwose ko yasiranye uwo mutipe yararakaye yavuga ati kuramo inkweto kuramo amasogisi asama no mu kwaha aca France ye cyane rwose kweri ndabyibuka kuko nari ngiye gukina twari tugiye gukina na Bralirwa Gisenyi
football ndavuga ati se watembera why not ntasimbukira hano hakurya ko mfite na pasiporo wagenda rwose buryo urayigira se pasiporo wabaho professor byaba ari ikibazo nta pasiporo ugira ibihumbi 100 ni imyaka 10 reka da ibihumbi 75 ni imyaka 5 ariko ibihumbi 75 n'abana batarageza imyaka 18 ariko nkawe rwose uri umusirimu uri professor ucishijemo ijisho oya ariko mu gitondo nawe rero nagushishikariza kugura kara kantu rwose urwo rwandiko rw'inzira urwo rwandiko rw'inzira rwose ese umuntu ubundi yarubona ati urapurayinga ujya ku irembo ukuzuza imyirondoro yawe kuramenye nta mafaranga baduhaye tutaza kubavuga cyane oya kubera ko yenda reka tubivugeho gatoya kubera ko umunwa wacu ariko ni procedure nk'ibisanzwe uragenda ukawuhera hasi ku irembo ubwo no mu nzego z'ibanze yego rwose ko mu nzego z'ibanze ni kwa mudugudu ku mudugudu ugahera ku mudugudu kugira bamenye yuko utuye aho ngaho ure none se inzego zihera he ngewe se ndabizi inzego zihera mu isibo kagira inkuru no mu bakozi bawe zikazamuka ikajya ku mudugudu ikava ku mudugudu ikajya ku kagari buriya umuyobozi w'umudugudu cyangwa umuyobozi w'isibo utazamusuzugura buriya kandi umuyobozi w'isibo abayoboye ingo 15 uti nukuri kw'Imana kwaba ari nyinshi nizo ngizo ariko twajya kwa akazi natwe aho utuye se ntabwo bari bakugira umuyobozi ahubwo oya banza kongera icyizere buriya waba ugaragara ute ubwo wowe aho utuye wowe barakikugiriye yewe rwose aho ntuye ndi umuyobozi uyobora iki ubwo aho ntuye genda umujyanama ukomeye w'ubuzima se oya mu nama njyanama mu nama njyanama utagira ngo ndoroshye ntabwo uri mugenzi wanjye mu nama njyanama hose noneho n'ahandi hose mbagiye rwose ndimo buriya utazakora ikosa ryo kutaba mu nzego wababwira nanjye bakanshyiramo ariko nawe urimo uragaragara nk'umuntu ubamo wababwira nanjye bakanshyiramo nanjye wamvuganiye oya ibikorwa byawe nibyo bizatuma bagushiramo ubu habe no kuba nayobora n'agasibo utazadupfunyikira turabanza ubu umfashije iki icyo nagufasha kora nkoreshe ya like na subscribe se oya umudugudu se ahubwo itabire ibikorwa bya buri munsi yego bibera mu mudugudu yego no mu kagari yego hanyuma noneho nibabona kuri inyangamugayo ni ukugutora koko cyane rwose niba udufasha niba rega wanagira n'ibitekerezo yego bakabona ko byibuze niyo wayobora isibo bakabura mituweli abanyesibo bawe ushobora kubaganiriza uvuga ati nyamara ati kugira ngo mwizigamire mituweli yanyu ati niba iri mu kwezi kwa 6 buriya mituweli irangira mu kwezi kwa 6 koko se ku mwaka koko se akaba ari nabwo utangira urumva rero ukababwira ati mu rwego rwo kugira ngo mwizigamire biragoranye ko yenda niba muri abantu 5 ese icyo gihe utembera muri Kongo muri abo mituweli bajya bayitangara cyangwa nayo batanga oya ntago nigeze mbibaza ariko ikigaragara se buriya habayo mituweli buriya ntago mbizi kubera ko nta mateka yaho nzi ariko bitewe n'uburyo hameze uzi ko ngewe njyayo nibwo bwa mbere nabonye imbwa yambukiranya kaburimbo yafanagaraye ariko iyo ngiyo reka oya ndeyo have nyaboneka batagutera amabuye oya ariko ahantu ntambwe zifanaraye zibaho oya ntazo nzi oya ntabwo urabona imbwa yambaye ubururu n'umweru oya ntanibaho reyo turayikunda ntambwa imbwa ya reyo imbwa fanarayo oya ntayo oya ntabyo reka bya reyo bireke tega amatwi ntambwe urabona ikora iki ifite ibara ry'ubururu n'umweru
ubwo ibifana ikize wa mugabo we udatuma twangana reyo yireke rwose wari wabona imbwa y'ubururu ibaho rwose dore bantu batwumva mumfashe tuzakora ikosa ni njyewe urumva ariko ifana peri warayibonye ntayo wese ntabwo urabona imbwa ifite ibara ry'umukara bose n'umweru ubwo si bifana peri nyine ibara nyine iyo mbwa sibaho none se nyine kubera igitabo aya mabara mu mbwa ntabaho ntayabaho utangiye gutukana nawe oya imbwa tuhitaza ko wagenda kubera oya njyewe abantu bari kutureba rwose murebe ibintu arimo ku imbwa y'ubururu n'umweru ngo bifana iki njyewe rero ugiye maze nkubwire nari nzi ko wari uzi ko ariko ntabwo oya njyewe ndimo ndakubwira ikintu cyose gifite ibara ry'ubururu n'umweru cyangwa kiba gifite ibara ry'umukara n'umweru kiba gifana amakipe ubu se igiye ko mfite yafanaga Chelsea ingize imbwa ariko ushaka uri umufana wa Rayon oya sinduri umufana wa Rayon ngiye mfana ikipe mfana n'imwe ntabwo nanayivuga ariko gega ikibazo mfite mva maze nkubaze baravuga ngo erega bavuga ibyigondoye imihoro ikarakara ubwo ni ukubera iki uhise urakara ugakurura amazuru kubera ko njyewe buriya hari abashuti banjye bafana Rayon Sport inshuti zanjye none se ko nyambona harimo abisiga amarangi y'ubururu n'umweru ariko si iki oya ega buriya icyo ntashaka kuvuga cyangwa icyo nshaka kuvuga icyo ndashaka kuvuga ni uko mvuga ngo imbwa ifana ntabwo njye nabyemera reka nkomeze gusa mbaye wande reka nkomeze ahubwo se ufana iyi mfana ikize ufana ikipe se ufana umupira se ishwe da ndobondo wa Nyagasani icyo ufana ubwo twacyumvise ni igiki icyo ufana oya kivugira hano kuri mikoro aho uteze amatwi wacyumve oya kivuge ntacyo mvuze ngayo nguko nibyo koko Mr. Demira uzi ko nari ntarasoza ariko hariya muri Kongo nari nkubwiye ati nabonye imbwa yambukiranya umuhanda ifana urumva aho idafana wabonye imbwa yambukiranya umuhanda ariko ifite ibara ry'ubururu n'umweru ibara ryaryo rimeze rite ryasaga rite icyo gihe ntabwo nzi amabara ku buryo navuga ati ariko naho hantu nongeye kubona mbona bafite ya mavuta ya usa urayibuka amavuta ya usa ya ndi yabaga mu idebe ririya debe rya dufite nyamateka iwacu twiga Karangazi muri za 97 96 97 iriya yari iboro kuko nijyo twicaragaho munsi y'igiti wicaye munsi y'igiti yagenda igiye munsi y'igiti hafi rwose umwaka wa mbere wigiraga ku itushe umwaka wa mbere ntabwo nigira ku itushe nigira ku kibaho ahubwo nandikisha itushe you see I see aho tuva nongeye subiremo ariko abantu ngo bigaga kiragiye ngo bari bazi ubwenge bose ntawe wabaga wanyuma ubaho reka ntawaga ntiho abaprofeseri bose ariko icyo nshaka kukubwira ririya debe rya mavuta ya usa ni amavuta ava muri Amerika anyuze ikibazo ntabwo ari ukuryoha ahubwo ikibazo ni uko ahabwa impunzi nawe impamvu hano nawe mwayabonaga ni uko icyo gihe abanyarwanda bahungukaga noneho HCR ikayatanga hamwe n'ibiringiti bya rufuku wigeze ukiryamamo kiriya kiringiti cyarashoga ariko cyarababanaga ukakiyoroza ukumva utuntu turi kubaba yarakiyoroje kiriya ariko kugira ngo bigende neza ariko tubwizanye ukuri ariko nawe uretse gato Demira ejo bundi uza kwiga segonderi si icyo wazanye ko wari uhari se ntiwari uhari ese njye nari animateri ariko njye numva narakibonye ukiza ariko reka nkwereke ni njyewe umuntu wazanye kuvurere hariya muri kiriya kigo cyane
reka tubwire nanjye muntu wazanye reka nanjye noneho muntu wazanye buretse gato buretse gato buretse reka dusaba abantu badukurikira twiganye yego baturebe bande barebe nawe barebe umuntu waba warajyanye ahubwo batwibutse kuko jyewe nzi neza ko banyibutse ko mva narakubonye warambonye uzana rufuku warambonye warafite rufuku mbere ngiyo idebe rya busa aya mavuta y'abantu wakugira amasheseri nkajya kukwakirayo kano kabuto hehe muri HCR oya byo ntago ndi impunzi wagutwara goma se kube umujyana hese kugira ngo ukajya werera ko aya mavuta iwacu ni mu Rwanda ngende umunyarwanda nzapfira igihugu cyanjye ntabyo kunjyana kuba impunzi se ngenda ngaho kagira inkuru ugize gutya ubona imbwa yambukanye umuhanda ifanare ifite ariko rero nawe wenga tubwira iby'iyo mbwa ko nabutse umuhanda oya nibyo nkubwira twabyihoreye ariko niho hantu nabonye nyine bintera ikindi kibazo kavuga ati kubona imbwa yambuka kaburimbo ukabona inka iri kugenda muri kaburimbo ukabona ibicuruzwa biri gucururizwa muri kaburimbo hagati ugasanga abaturage bashize imiceri muri kaburimbo ugasanga n'amazi asa nabi y'umukara amazi asa nk'umukara baho y'amazi asa nabi none se uretse nkwereke nta mazi y'umukara baho uretse nkwereke na Nyabarongo ari Nyabarongo oya uretse nkwereke amazi ava mu cyobo amazi ava mu cyobo kimeze gite icyobo gishinzwe ahuriramo amazi asa nabi nyine tuvuge nk'iwawe mu rugo Force Boutique apana Force Boutique hari na Force Boutique ariko Force Boutique yose ntabwo ariko ijyamo wa mwanda ariko nko mu rugo hari ukuntu bacukura icyobo amazi yose bakoresha akaba ari hajya hanyuma noneho hari igihe yuzura agatemba ari amazi yose kimara kujya mu butaka yamaze ibyo bita kwikeneka aba icyo bita urubogobogo umweru oya urubogobogo n'amazi asate ahubwo banza bibaze ngo urubogobogo aya mazi abasate nicyo nyine nashaka kumenya amazi yitwa urubogobogo aba ari amazi meza arikeneka yamara kwikeneka akishyira hamwe urumva akiyungurura n'ubutaka burya buyungurura amazi amazi y'umukara professor ngiye ntabwo nabyemera ushaka kubyemera ibyo ngibyo uri kumbwira birashoboka ko yenda ari kubizi ariko nanjye nari ngo urugero amazi bogesha amasahani dore ngariya reba nkariya amazi reba ari ari kujyamo urabona ko ntasa oya reba ari ari kujyamo arimo arasohoka amasa nabi ava he barasaba barema ava buriya ni handi nyine ari kuva ari kuva mu nganda ari kuva ni yandi bakoresha ariko noneho reba yamaze kwikenekwa hano ku ntasa kubera ko ateye ahita abura ubugobogo kugira ngo n'abadukurikiye bashobore kubibona urumva ni ukuvuga ngo arasohoka asa nabi nicyo rero navugaga ntabwo nanjye ari hahandi aba yaragiye akikeneka nyine nuko wari uvuze ngo nka kiriya cyobo urabona ko yamaze kwikusanya urabona ko yamaze navugaga nk'ari yasohoka rero buriya ni ukuvuga ahantu aba cyangwa fose y'ahantu bayicukuriye cyaruzuye kimaze kuzura bayohereza ahandi hari ahantu yego iyo amaze kujya hari ahantu rero ni handi wambwiraga ati amazi reka tubwire abakunzi bacu ko ariya ntabwo wayabona mu mujyi wa Kigali kuko twe tubana na Kigali cyeye ntabwo byashoboka ntabwo ari amazi wayabona ntabwo wayabona i Kigali ariyo oya kubera ko ubu ngubu muri Kigali cyeye yego iyo fose yuzuye tuzana imodoka ikavidura iyo bita ariko wazi ko hano muri Giant Transport Company tuzifite yego turabifite wabasubiriramo ahangaha turimo tugana no ku musozo twababwira ngo hano muri Giant Transport Company tubafitiye imodoka yego zividura ibinogo cyangwa zividura amafose boutique cyangwa zividura ibyo bita imodoka bayita ngo itwara mazi machafu unajua Kiswahili na kizungumza kidogo zungumza ndogo ndogo
Ndio. Unanielewa kabisa. Asante. Dufite imodoka z'amasanturaka aho dutwara imizigo y'abantu ushaka kwimuka, ushaka kwimura abawe, ushaka kwimura ibintu byawe, tuguha imodoka nini zikakwimura, nta gitangazo gisanzwe. Dufite imodoka ntoya ushaka kwitwara, ufite ibyangombwa bita safe driver, tuguha imodoka ikakwimura. Ushaka ufite imodoka ushaka kugenda muri V8 n'ahandi hantu wayisanga, amavigo y'amamodoka meza agenda ku butaka. Rwose tubwira abadukurikiye ko nta handi hantu habisanga. Dufite na Sako Finance aho izamura ubukungu bwawe. Nyarukira ahangaha baze kudushyiraho, basubizeho nimero ushaka kubabonaho, ku buryo waza uramutse ufite ukora umwuga w'ubucuruzi uwo ari wo wose, bagukorera mu ngata bakakuzamurira ibintu byawe kandi ukazamuka neza. Nibaze tubaha amafaranga. Yego. Rwose biteze imbere. Yego. Dore n'umwaka ushire rwose bafite ahangaha Gisekedi rwose aravuga ati no tugiyewe ntago mbyumva. Buri munsi ntashobora kuvuga imvugo yo adasoza dushyize mu Rwanda. Arwikoma ko ruri inyuma ya mama 23. Nisakirego kutabishyiramo rwose mu mvugo ye. Yego. Ntabwo kubishyiramo. Aho twavuga yuko intambara ya DRC na mama 23 imaze igihe kinini. Hafi nyago imyaka ishobora kubigiye kuba 5. Yego. Rero twabwira abadukurikiye ko ariko icyo gihe aho FARDC byaje kurangira itakaje uduce twinshi. Ngo ni Gisekedi. Ahangaha Gisekedi yari kumwe na Emmanuel Macron. Urana kuri screen ni Gisekedi Rwanda. Ahangaha rwose ngo Gisekedi yageze avuga Ikinyarwanda. Yes. Aravuga ati jewe rwose rwose aho tugiye kugaruka mu kanya ku nkuru za Tanzania, aho Tanzania hari imyigaragambyo turano ku matora barimo bavangura urubyiruko rwa Gen Z rurimo rukora ibidasanzwe muri kiriya gihugu. Yego. Wowe ko y'ucyo urubyiruko urabwiye icyo urubyiruko rwa Tanzania? Urubyiruko rwa Tanzania ngewe icyo mbona narushishikariza gukora ibintu bifite umumaro bakava mu bidafite umumaro, bakareka kwigaragambya. Barimo basenya igihugu cyabo. Hari akantu nigeze kubona muri Kongo, tugarutse gato muri Kongo, nubwo iminota tugendanye. Yego. Ikipe ya Kongo yari imaze gukina, yatsinze kimwe. Yego. Barayishyura, bayikubitamo n'ikindi. Buri muturage wese waje gufana umupira muri Kongo yafataga intebe muri stade, agafata kagatebe kaba karimo, kagashwanyaguza kagatera mu kibuga. Ukibaza imyumvire y'abari abantu. Ariko ntabwo ushaka kubisanisha bura n'intuza. Ushaka kubisanisha muri umurengwera. Tukabyita umurengwe se? Mbye niko nabyita. Oya ariko umuntu yaribazaga. Ako se buriya nk'umuntu utekereza. Twebwe twaravuze ati nk'ahangaha mu Rwanda kiriya kintu kibayeho, umuntu agafata intebe y'igikorwa remezo yari yicayeho. Yego. Ni nko kumena isahane wariragaho. Ntibatinye gukora ibyo bintu. Rwose nanjye nkufashe uri kubikora icyo kintu ntabwo nakureberera, nagutanga rwose. Navuga ati uyu muntu ari kwangiza ibikorwa remezo bigomba kuba bifite igihugu akamaro ndetse n'abaturage barwo. Ariko hariya muri Kongo rwose ntiwamenya. Ubwo no kuvuga ngo umuturage we yangiza ibikorwa remezo wamubwira iki? Turimo dusoza. Umuturage wangiza ibikorwa remezo rwose mu by'ukuri ntahava, nta nubwo yifuriza ntabwo nanjye uvuga u Rwanda, ntabwo yifuriza igihugu cyo gutera imbere. Ni ukuvuga ibyo bakora byose kajana zabyangiza. Kandi yagakwiye byibuze bwo kubafasha ko igihugu cyabo cyatera imbere. Yego. Okay. Turimo dusoza mu kanya mu kiganiro tugarukaho kugaruka ku nkuru za Tanzania, aho Tanzania tuze kubigarukaho tubivugeho, aho ibintu bitameze neza rwose na gakeya. Reka dushimira abari badukurikiye. Turabashimira cyane tubibutsa ko tubasaba umunsi ku munsi kubana natwe bagakora subscribe. Nakubwiye ko nabivuga inshuro 1000, bagakora like, bagakora share ndetse na comment. Bakomeze bagire ishya n'ihirwe, babwire ngo good day.
Nice day. We have a nice day. Have a good nice day. Yes. ciao ciao. Ciao ciao. Murakoze.